bakristu ntimukagende nijoro. Dore amasomo yo kuwa gatatu mutagatifu tariki 8 Mata 2020. Isomo rya mbere mu gitabo cy'umuhanuzi Izayi umutwe wa 50 murongo wa 4 kugeza ku wa 9. Zaburi ya 69. Ivanjili yanditswe na Matayo umutwe wa 26 murongo wa 14 kugeza ku wa 25. Nyagasani Yezu nabane namwe. Muri icyo gihe umwe muri ba 12 witwaga Yuda Iskariyoti asanga abatware b'abahereza bitambo, arababwira ati, murampa iki nanjye nkamubagabiza? Bamubarira ibiceri 30 bya feza. Kuva icyo gihe atangira gushaka uburyo buboneye bwo kumutanga. Umunsi wa mbere wo kurya imigati idasembuye, abigishwa baza kubaza Yezu bati, aho ushaka ko tugutegura ibyo kurya Pasika nihe? Ati, nimujye mu murwa kwa kanaka mumubwire muti, umwigisha gutumyeho ngo igihe cyanjye kiregereje, ndashaka kurira Pasika iwawe kandi kumwe n'abigishwa banjye. Abigishwa bigenza uko yabategetse, maze bategura ibya Pasika. Bugorobye Yezu ajya ku meza hamwe na ba 12. Nuko rero igihe bafungura aravuga ati, ndababwira ukuri, umwe muri mwe agiye kungambanira. Birababaza cyane, batangira kumubaza umwe bati, mbese yaba ari njye Nyagasani? Arabasubiza ati, wo duhurije intoki ku mbehe niwe ugiye kungambanira. Koko umwana w'umuntu aragiye nk'uko ibyanditswe bibivuga. Ariko rero hago uwo muntu wemeye kugambanira umwana w'umuntu. Icyari kuba cyiza nuko uwo muntu aba ataravutse. Yuda umugambanyi nawe aramubaza ati, aho ntiyaba ari njye mwigisha? Yezu ati, urabyivugiye. Iyo ni ivanjili ntagatifu. Bana b'Imana ntimukagende nijoro. Mu isomo rya mbere kumvise indirimbo ya gatatu y'umugaragu w'Imana ishushanya Yezu ubabara akemera kwakira ibisebo, abamutuka, abamushinyagurira, abamuciraho, akabyemera agira ngo aducungure, akiringira Imana yonyine. Mu ivanjili Yezu abajwe no kubona intumwa ye babana bari gusangira ari igiye kumugambanira ngo apfe. Reka muri uyu mwanya tuzirikane ku bugambanyi bwa Yuda, dusubiza ibibazo bibiri by'ingenzi. Ikibazo cya mbere, hari bamwe bajya bibaza impamvu Yezu yahaye Yuda ikimanyu cy'umugati agahita agenda, ngo ubwo se uwo mugati ni wowe urimo Sekibi ko yahise yinjira muri Yuda? Abandi bati, ko Yezu yaramuzi neza kuko atamuhagaritse ntareke ashoka, none se Yezu yatanga umugati urimo shitani koko? Aha muvandimwe, ntukamera nk'aho umukobwa watwaye inda y'ikinyendaro nuko agatangira arenganya Imana yivovota ati, ariko Mana wankoze ibiki koko? Kuki utambuje sinjye gusura uriya musore iwabo koko? Kuki utaretse basi uwo munsi ngahasanga iwabo? Kuki utaretse sinsame ko bwari n'ubwa mbere? Mana kuki utagiriye ko ndi umuririmbyi kandi usoma ijambo ryawe mu kiliziya, ubundi ntunkoze isoni bigeze aha ngaha? Mana kuki wankoreye ibintu bisharira bibi? Bavandimwe, kongere twibutse ko umuntu akora icyaha abizi kandi abishaka. Ntabwo ari Imana igutuma gucumura, ntabwo ari Imana ikoshya. Gusa icyo Imana ikora irakugoragoza ngo ntucumure, ariko ukarenga ugahemuka. Anabyo Mutagatifu Agustin yavugaga ati, le péché c'est l'amour de soi jusqu'au mépris de Dieu. Icyaha ni ukwikunda bikabije kugeza usuzuguye Imana. Na Yezu yagiye aburira Yuda kenshi akamugoragoza, ariko Yuda akanangira. Dutekereza nk'ahantu hatanu Yezu yamukebuye ariko Yuda akanga. Bari Betaniya, Yuda atangira kwijujutira mu mavu basize Yezu. Yezu ati, abakene muzabahorana naho njye ntimuzamporana. Ahandi Yezu yababwiye ati, umwe muri mwe agiye kungambanira. Bagatangira kumubaza umwe bati, yaba ari njye? Na Yuda nawe arabimubaza. Yezu ati, urabyivugiye. Ibyo nabyo ntacyo Yuda byamubwiye. Ahandi ho noneho Yezu amwihereye ikimenyetso. Uyu munsi abonye ko yanze kuva ku izima, amuhereza ikimanyu cy'umugati, umugati w'ubuzima Yezu yatangaga. Yuda ntiyakira ubuzima. Yuda n'ubundi ntiyava ku izima, akomeza gufunga umutwe. Yezu nanone yongera ati, ibyo ugiye gukora bikore vuba. Yuda ni hahandi aranangira. Ahandi Yezu yagezeho atangira kuvuga ati, hago uwo muntu wemeye kugambanira umwana w'Imana. Yuda ibyo byose yarabyumvaga, agakomeza kuba biti bibisi akanangira. Bavuga ko igihe asohotse hari nijoro, ijoro umwijima. Biba ijoro igihe cyose uhunze urumuri, ugasiga Yezu urumuri nyakuri. Byumvikane ko iyo utaye Yezu, shitani ihita igusama, nguko shitani yinjiye muri Yuda kubera kunangira, kutava ku izima, kugenda nijoro agiye mu migambi mibisha yo kugambana no gushakisha amafaranga nijoro. Bakristo ntimukagende nijoro. Mu ijoro niho abantu bivuruguta mu byaha, ibikorwa bibi. Ikibazo cya kabiri, abandi bati rwose Yuda ararengana kuko n'ubundi byari byanditswe ko Yezu azapfa. Yuda rero mu kugambanira Yezu ni nko korosoro wabyukaga. Niko se mubyeyi, nturi kureba aka gasimba ka coronavirusi kadafite inda n'umugongo, uburyo kaza haje abantu kabirishije ibyuya abantu batuye isi, ari umusaza, ari umukecuru, ari umwana, ari umugabo, ari umugore, ari umusore, ari n'inkumi.
bose bari gutitira. Kubera iki? Ntawe udatinya urupfu kuri iyi si, nubwo tuzi neza ko tuzapfa. Ntawe utazapfa turabizi, ariko dukeneye kubaho kugira ngo turangize neza ubutumwa Imana dushinze kuri iyi si, ntawe utwirukansa, ntawe uduhagaze hejuru aduhata. Dukeneye kubaho nubwo tuzi neza ko iyi si atari iwacu, turi mu icumbi. Bityo rero muvandimwe, ntukabe muri ba barozi bica umuntu bakigamba ngo hari inkunga bateye Imana, ngo barayifashije, ngo boroheje ku rugendo nyakwigendera. Baba we, rwose muvandimwe, gupfa tuzapfa kandi biri mu mugambi w'Imana, ndetse natwe dufite kopi yabyo. Ariko hagowe uwidumbukiza akihutisha urupfu rw'umuvandimwe, uko ni ugusuzugura Imana. Kimwe no gutanga ubuzima no gupfa cyangwa kwitaba Imana, nta muntu ubitanga cyangwa ngo abishingwe. Ni iby'Imana yonyine ihamagara igihe ishakiye nuko ishatse. Niyo mpamvu ibi bibi udakoze ari bya bindi n'abarozi n'abicanyi nabo bamwiganamo, bakagambanira abandi bakabicisha. Ntabwo ari Imana ibatuma. Muvandimwe, muri iki cyumweru wisuzume niba ntawe wari waratangiye kugambanira mu mutima, ukamugirira ishyari, ukamucurira imigambi mibisha yo kumwicisha. Reba abavandimwe wishe mu mutima, maze nyuma yo kubona ibimenyetso bya Yezu bigukebura kandi bikuburira, wowe rero ntunangire umutima nka Yuda. Subiza inkota yawe mu rwubati, subiza ibyo biceri by'abandi, wisubireho maze ugaruke ku rumuri Yezu. Ntukagende nijoro mu Kristo. Mwari kumwe na Padiri Masumbuko Ladisirasi muri zimwe seminari nto y'Umutagatifu Aloyizi, Diyoseze ya Cyangugu.